Waba warigeze wibaza umuntu ushobora gusubiza ibibazo ufite? Waba warigeze wibaza umuntu ushobora kukubera umuntu wifuza? Waba warigeze wibaza umuntu ushobora kukubera we kugira ngo umutima wawe utuze? Hano tugiye kuganira umuntu nyawe mu rwego rwo kugira ngo tubashe kumenya aho turi bo no gufata intego. Buriya muri twebwe akenshi buri muntu agira intego itandukanye, ariko burya kugira intego burya nibyo bihesha impano wahawe y'ubuzima agaciro. Kubaho ubereyeho ubusa burya ntabwo ari byiza, kuko hari abantu babaho babereyeho ubusa, babereyeho kurusha abandi. Ukabona umuntu abayeho kugira ngo azajye abeshwaho n'abantu gusa, we adafite ubushobozi bwo kugira umuntu atunga cyangwa se kugira umuntu byibura ahindurira ubuzima. Ibyo rero ntabwo ari cyo Imana yaturemeye, ahubwo Imana yaturemye kugira ngo dukore imirimo myiza muri yo, ariko tubashe guhindura no gufasha abantu bose bakeneye ubufasha. Iyi si rero irimo abantu benshi bakeneye ubufasha, ariko si byiza ko natwe duhinduka abakeneye ubufasha, ahubwo tugomba kwiga gutanga ubufasha, kuko iyo mpano Imana yarayiduhaye. Niba ari ugusenga ugasenga, niba ari ugukora ugakora, ukamenya ko ibintu byose biva mu maboko yawe. Nubwo hari ushobora kubona support iturutse ku bantu, ariko ikintu kigira agaciro cyane cyane ni ibintu byaturutse mu maboko yawe. Birashoboka ko ushobora kubona gift, ushobora kubona impano, ariko ndakubwiza ukuri, attitude ikurimo cyangwa se imyumvire yawe ifite ubushobozi bwo guhindura ibintu byinshi, ukabihindura ukabigira byiza, cyangwa se ukakugira undi muntu utigeze utekereza. Uyu munsi iyo dutekereje abantu hirya no hino ku isi bafite ubuzima bwiza, akenshi ntabwo tuvuga yuko ntabwo tureba cyane, ntabwo tujye tubona abantu badependinze ku babyeyi cyangwa se abantu babeshejweho n'abantu bakijijwe nabyo. Ahubwo akenshi iyo tugiye kureba abantu bari ku rutonde rw'abantu bayoboye abandi mu butunzi, dusangamo abantu bagiye bagira intego zo gukora. Rero iyo umuntu akoze, byanga bikunda hari ikintu gihinduka, byanga bikunda ejo he harahinduka. Wowe rero uri hirya no hino, ndagushimiye. Wowe rero utwumva, nawe ufite ubushobozi bwo kugira ibyo uhindura.